Ese wari uzi ko iyo atabaho tuba twarashize? Dore ibiboko yakubiswe, yasize ubwiza bwe n'icyubahiro ku bwanjye nawe, yaracunagujwe maze ashyirwa ku musaraba. Nta kindi yaziraga, bwari ububi bwanjye nawe. Nta mpuhwe yigize agirirwa. Bazanye inyundo kandi ntiyaje yonyine, bayizananye n'umusumari munini cyane, baramubamba, bamuteye icumu mu rubavu, azira twebwe. Ikibabaje ntago tubyemera abenshi muri twe. Urukundo rwe rwagaragaye akiri ku musaraba, kuko yari gutegeka rimwe abamarayika bose bakamanuka bakamurwanirira, ariko kubw'urukundo ntago yabivuze. Yashoje isezerano Imana yari yarahaye umuntu. Uyu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe nzira izatugeza mu gihugu cy'ijuru, ndetse ngo yagiye kudutegurira aho tuzaba. Urukundo rwe ntago rwitaye ku mubabaro yagize, ahubwo rwaratubabariye umunsi ku munsi. Niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, andika amena, kanda like kuri iyi video, following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva inkuru nziza nk'izi. Nkwibutse neza ko agiteze amaboko kandi nta cyaha na kimwe atababarira iyo ubyihannye umwizeye. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe, ufungura urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23, ukanda handitse subscribe. Uraba ushyigikiye, ndagushimiye.